iya mbere ukwakira umwaka w'1990 ni itariki itazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Nibwo RPF inkotanyi nk'umuryango, RPA inkotanyi nk'umutwe w'ingabo bitangiye u Rwanda, biyemeza kumena amaraso ku nyungu z'abanyarwanda bose. Kwitangira igihugu byaba ngombwa ukakimenera amaraso bisaba kugira impamvu. Iyi yari intangiriro yo guhagarika ivangura mu banyarwanda, hubaka ubumwe bwabo ndetse hashyirwaho ubuyobozi bugendera ku mahame ya demokarasi. Isasu rya mbere ryatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda ryumvikaniye aha ku mupaka wa Kagitumba, ni mu karere ka Nyagatare. Kugira intego, kwiyemeza no gushyira hamwe nibyo byaranze ingabo za RPA. Mu ntangiriro z'urugamba, ingabo za RPA ntizorohewe n'urugamba, kuko mu gihe kitageze ku kwezi kumwe abafatwaga nk'abayobozi bakuru b'igisirikare bivuganywe n'umwanzi. Wari umugaba mukuru General Major Fred Gisa Rwigema yarashwe ku munsi wa kabiri w'urugamba. Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana nabo baje kuraswa n'ingabo za XFAR nyuma y'ibyumweru bitatu gusa urugamba rutangiye. Paul Kagame wari mu masomo ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise agaruka, ahita afata inshingano zo gukomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Paul Kagame yahise ahindura amayeri y'urugamba, maze ingabo za RPA zongera kwisuganya. Yategetse ko ingabo za RPA zisubira inyuma zikava mu bice by'umutara zari zarigaruriye, birimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Mu mpera z'umwaka w'1990 ingabo za RPA zerekeje mu bice by'amajyaruguru maze zigaba igitero ku mupaka wa Gatuna. Gufata umupaka wa Gatuna byatumye igitutu ingabo za RPA zari zarashyizweho na XFAR mu bice by'umutara kigabanuka. Yarerivinze pressure ku ngabo zari muri withdrawal muri bya bice byo mu mutara navugaga, hanyuma imbaraga zari zashyizwe ku Kagera ndetse na Kagitumba zisa naho zigabanutse. Ingabo za Habyarimana zizamuka zirukanka ziza hano Gatuna, bituma ya withdrawal ishoboka. Ingabo nazo zishobora gufata ya nzira twavugaga, igice cya za Kiyombe na Muvumba zizamuka zerekeza mu Birunga, aho twavuze ko zaciye muri iki gice n'ubundi cya Cyumba, ukazamuka ugaca za Kivuye ukomezamo Cyeru, ukazamuka za Butaro ugaca za Rwabutama winjira mu Rugano hejuru rwa Bishop. Gufata umupaka wa Gatuna byatumye ingabo za RPA zibona inzira izijyana Rubaya, zigarurira ku gace n'imisozi gakikije. Zahise zihashinga ibirindiro ndetse iyi kiliziya ihinduka icyicaro gikuru cy'umuryango RPF inkotanyi. Harimo ububiko bashoboraga kuvuriramo abantu, niho hari mechanics cyangwa se aho bakoreraga amamodoka, fuel n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, naha ngaha byari biri. Aha rero habaye General Headquarters nyuma y'uko n'ubundi cya gice cya Byumba twavuze cyari cyamaze kuvamo, ibice bya wa musozi wa Manyagiro, igice cya Rushaki, igice cya Mukarange, Murindi na Kaniga byari bimaze kuvamo. Niyo mpamvu hari sekiwa hano kuba wahashyira General Headquarters. Ifatwa rya Gatuna ryahinduye imiterere y'intambara ndetse byongerera amahirwe ingabo za RPA yo kubona inzira izerekeza mu Birunga. Kwerekeza mu Birunga byakozwe mu rwego rwo guhindura amayeri y'intambara no kongera kwisuganya. Zihageze ingabo za RPA zahise zitangiza igice cya kabiri cy'urugamba. Ni igice cyaranzwe no kugaba ibitero shuma ku ngabo za XFAR ku buryo zisigara zacitse intege. Hagati y'ibirunga bya Gahinga na Muhabura niho hari ishyamba rinini ry'imigano, ari naho hakomotse izina mu Rugano. Kugira ngo uzamuke ugere ahari ibirindiro by'ingabo za RPA mu Rugano bigutwara hafi amasaha 5 yose. Bisaba kuba witeguye bihagije, haba mu mubiri no mu buryo bw'ibikoresho bigufasha kuhaterera. Amatsiko aba ari menshi ku muntu utaragera mu Rugano bitewe n'amateka akomeye rwagize mu rugamba rwo kubohora igihugu. Mfite amatsiko menshi cyane. Ntago mba numva ukuntu abantu baba mu ishyamba. So aho tugenda tunyura
ndumva mfite amatsiko yo kuhareba kugira ngo numve ukuntu inkotanyi zari zimeze icyo gihe mu ishyamba, ubuzima bwo mu ishyamba, kuhaba, kuhagenda, kuhamara imyaka, ubuzima bukomeye cyane twebwe tutabayemo. So ndashaka kureba ahantu bagiye banyura. Kubera ko nsanzwe nkunda kurira imisozi, navuze nti okay, byanze bikunze ngomba kubikora nkabishobora. Noneho kubera ko ari n'urugendo rufite, navuga ko ari intego, abenshi bagira amatsiko yo kumenya ese inkotanyi zibohora igihugu banyuze he, babagaho gute, banyuraga mu he buzima, dore ko bagenda banatubwira uburyo byabaga bimeze. Navuze ngombe mbikore rwose nubwo bitoroshye. Ni ahantu haterera cyane, hanyerera ndetse hakonje cyane. Iyo ugeze imbere mu ishyamba, ya mbeho yo mu Rugano ababaye ku rugamba bakunze kutubwira uhita uyumva. Urugendo rurakomeye. Ahantu haraterera, harakonje, uyu munsi havuye akazuba, ariko ni harehare, ariko turagerayo. Uteganya kuzaza kuhasura uramubwira iki? Agomba kuhaza ko ni byiza, nubwo havunanye, navunitse gutya, ariko agomba kuhaza kuko hari amateka. Uko turi kugenda tuganira na bariya batuyoboye, bari kugenda batubwira ukuntu inkotanyi ariho zazamukaga, ubukonje zabayemo igihe kinini, twebwe turi kuhazamuka by'umunsi umwe, so bagomba kuza bakahigira. Aha twari tumaze gukora amasaha 2 dusigaje andi 3 ngo tugere aho ingabo za RPA zari zarashinze ibirindiro. Ibirindiro bikuru bya mbere by'uwari uyoboye urugamba, Chairman of High Command ariwe General Major Paul Kagame, byashinzwe aha mu Rugano. Ibitero shuma birimo iby'ingabo za RPA zagabye kuri gereza ya Ruhengeri muri 1991 zikabohoza abanyapolitiki bari bahafungiye, byateguriwe aha mu Rugano. Kugeza ku gitero cya Rowiti z'ukwezi kwa kabiri muri 1993, nanone ingabo za RPA zari ahangaha zo mu mutwe wa Chari ndetse na 59 nibo batatse iki gice cya Ruhengeri babangikanye, ndetse 59 inyura mu bice bya za Burera, ikomeza ku musozi wa za Kabuye, ifunga uriya muhanda uzamuka kuri za Buranga, hanyuma Chari nayo yinjira mu mujyi wa Ruhengeri, ishobora gukuramo Kamuhoza, ishobora gufatanya Magumba, Nyamuremure, hasigara umusozi wa Mubona niwe bahuriyeho na resistance ikomeye cyane, kugeza ubwo hazaga ya pressure iri international bagasaba ingabo za RPA gusubira mu birindiro byazo aho byahoze, ariko chairman wa High Command asaba ko nubundi na FARI nayo itasubira muri ibyo birindiro byaho ingabo za RPA zamaze kubakura. Mu cyahoze ari mu Mutara habereye intambara ikomeye cyane. Ingabo za RPA zahanganye bikomeye na XFAR yari ifite ibikoresho bya gisirikare bikomeye, imyitozo ikomeye ya gisirikare ndetse inashyigikiwe cyane. Haje intambara yitwaga Rukokoma, ya Rukokoma ikomeye cyane, ahitwa Gikoba mu Mutara hariya. Ingabo zose Habyarimana zana ingabo zose zishoboka n'ibikoresho byose bishoboka, ahera mu kwa 9 barasaga guhera mu gitondo bagakubita mu rutoke twarimo rugacika rwose rugashira, bakavansa tukabarasa. Iyo ntambara niyo bari bazi ngo niri buturangize. Twari tuvuye muri mobile kuko 1991 twari muri mobile, twagendaga amanywa nijoro, tukagenda amanywa nijoro mobile, aho turi burase tukarasa aha tukahava, tukajya mu birunga, tukajya he, tukajya Mutara, ingabo zinyurana ntibamenye aho turi, tukihisha, tukagenda nijoro, tukataka nijoro. Ubwo urumva iyo yari phase yitwa mobile. 91 mu kwa 9 gutyo dutangira noneho position warfare, gucukura imyobo, tukavuga tutahani tuhava. Nabo bati noneho turababonye, bakaza bagatema intoke, bakashyira abaturage imbere, bagatema intoke, bakagira gute, bakatugeraho mu myobo, tukarwana tukabarasa, turabananira.
aha ni naho ingabo za RPA zavuye zijya kwigarurira agace kiswe santimetero kari kagizwe n'ibice bya Tabagwe, Gishuro, Gikoba na Shonga mu karere ka Nyagatare. Ntago ingabo za RPA n'ubundi zari zaravuye hano mu birunga burundu, zakomezaga cooperatingira hano mu Rugano, zikanooperatingira muri surroundings zarwo, harimo za Butaro, za Rwabutama, inyuma hariya na za Runaba, zakomezaga cooperatingira. Hanyuma rero muri 92 nari mbivuze nyuma ya Byumba, imaze kuvamo mu kwezi kwa gatandatu, RPA ideployinga uhereye hano mu birunga, ideployinga Byumba, ideployinga n'Umutara. Ubwo twavuga ko ari uguhera mu Mutara, Byumba na Ruhengeri muri iki gice kirahangaha. Aha mu Rugano niho havukiye Radio Muhabura, imwe mu ntwaro zikomeye zifashishijwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Hano niho Radio Muhabura yavukiye, ni naho yatangiye gukorera. Mu mpera za 91 nibwo yatangiye gukora, nibwo yumvikanye, ariko ingabo za RPA n'ubundi uko zagendaga zifata ibice bitandukanye, na radio nayo yarimukaga ahanini kajyana na high command. Nyuma yuko chairman wa high command agiye ku Murindi, Byumba imaze kuvamo muri 92 mu kwezi kwa gatandatu, radio nayo yimutse ahangaha, ibanzaho gakeya za Bungwe, irakomeza ijya Kaniga, ariko naha yavukiye, ni naho yatangiye kumvikanira. Radio Muhabura yafashije mu buryo bukomeye RPA, RPF kumvikanisha impamvu bahisemo gutangiza intambara kuri leta ya Habyarimana. Ntekereza ko RPF ingabo zayo APR ntago byari byoroshye, nta bikoresho byinshi bari bafite nkuko babitubwiraga, ntago bari benshi cyane, ariko kubera ko bari bafite umugambi wo kongera guhuza abanyarwanda, umugambi wo kongera kugaruka mu gihugu, ntibakomeze kubaho mu buhunzi, baravuga ati ibintu tugomba kubigeraho. Ikimwe mu bintu nize, nimba utangiye ikintu ni ukudacika intege mpaka ukigezeho, nkuko kuri FPR byagenze cyangwa se ku ngabo za RPA naho byagenze. Nkurikije urugendo rwose twakoze tuzamuka tuva hariya hepfo, nize ko ubukonje babayemo, uru rugendo rwose guhora baruzamuka, bikwiye kutwigisha, bikwiye kudusigira isomo, bikwiye kutwigisha ko ibibazo byose twanyuramo, iyo dufite intego, ufite icyo ushaka kugeraho, ugomba kukigeraho. Igihe cyose uri guharanira icyiza, igihe cyose uri guharanira amahoro, igihe cyose uri guharanira uburenganzira bwawe. Rero ibibazo byose rwose nageze ahantu numva ngiye guhagarara, ariko natekereza ko nabo babikoze, nkumva rwose mfite courage zo kuzamuka. Rero byampaye imbaraga nyinshi cyane. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo baherutse kumurika umushinga w'ubukerarugendo ukorerwa mu duce tw'ingenzi twaranze amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ahandi hantu usanga amateka y'uru rugamba mu ntara y'Amajyaruguru nahitwa ku Murindi w'Intwari mu karere ka Gicumbi. Aka karere gafite umwihariko wo kuba ariho habaye icyicaro gikuru cya RPA, RPF Inkotanyi igihe kirekire mu gihe cy'urugamba mbere yo kwimukira i Kigali. Inyubako z'uruganda rw'icyayi rwa Murindi nizo zakoreshejwe nk'icyicaro gikuru kuva muri 1992 kugera ku ya 7 Mata 1994. Muri iyi nzu niho chairman wa High Command Paul Kagame yabagamo ku Murindi wa Byumba. Iki cyumba gifite umwihariko kuko kiri kure ya saro. Ibyo aribyo byose uwamutera muri iyi nzu anyuze muri saro yajya kumugeraho hano, mu by'ukuri yamumenye cyangwa yashoboye no kumuhunga, kuko iyi ngiyi ni exit. Iyi ni exit line. Ni nayo mpamvu yahisemo icyumba gisa nkaho kiri kure. Ikindi cyumba gisa nkaho ari cyiza ni iki cyumba cyo hirya tuza kubona, ariko mu by'ukuri amadirisha yacyo arebana n'icyerekezo cyaho umwanzi warwanyaga FPR yaraherereye. Bishoboke ko yashobora kuba yarasa kiriya cyumba kibanza akaba ari cyo cyangirika mbere yuko iki ngiki cyangirika. His Excellency ntabwo yari afite gitanda, yagiraga matora ntoya, yagiraga sleeping bag, yagiraga akabati karimo amakarita, maps. Yakundaga gusoma amakarita cyane kugira ngo amenye imiterere y'igihugu, amenye imisozi, ibiyaga n'iki byose, aho abasirikare bagenda banyura, inzira z'abasirikare, aho hose yakundaga kuba afite maps z'ibice byose by'igihugu. Iyi nzu y'ibyumba bitatu yari ikikijwe n'indake ebyiri z'umuyobozi w'urugamba. Iyo uvuze ku Murindi w'Intwari, iyi shusho ya chairman wa High Command asohoka mu ndake ikunze kugaruka mu ntekerezo z'abantu benshi.
Izi ndake ntitwashoboye kuzisura kuko zirimo kuvugururwa. Iyo ukomeje hepfo gato uhasanga inyubako yakorerwagamo inama z'umuryango n'iza gisirikare. Niho abasirikare biyakiriraga ndetse bakaharebera n'umupira. Muri iki cyumba niho chairman wa High Command yamenye amakuru y'uko indege ya Habyarimana irashwe. Ahangaha niho His Excellency cyangwa Chairman of High Command yarari arimo kureba umupira. Wari umupira wa Zambia versus Nigeria, African Cup of Nations, bari kuri finals, wari hagati ya saa 2, nibwo baje kumenya yuko indege ya Habyarimana yarashwe. Hanyuma His Excellency amaze kumenya ayo makuru yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere kwari ukuvugana n'abasirikare bari muri sende, kubabwira yuko bagomba kwitegura igihe icyo ari cyo cyose baba barashweho, bagakora iki, bakirwanaho, bakanarinda n'abanyapolitiki bari muri iriya nzu. Ikindi cya kabiri kwari ukukangurira abasirikare ba leta kubasaba ko batagomba kwivanga mu bwicanyi, kuko interahamwe zimaze kugaragaza ko zishaka gukora iki, kwica abaturage. Hanyuma rero hagomba gusaba abasirikare b'igihugu ko batagomba kwivanga mu bwicanyi. Nubwo bitagenze nk'uko yabyifuzaga, abasirikare bahise bivanga mu bwicanyi, bica abaturage. Hanyuma ikindi kwari ugusaba Romedarel kumusaba ko agomba kurinda abaturage, yaba atabarinze FPR igafata intambwe yo gukora iki, yo kubarwanirira no kubarinda. Kandi niko byakozwe igihe habagaho link up yo guhuza abasirikare bari muri sende n'abandi bari barasigaye mu birindiro hirya no hino, nka batayo yitwa Alpha Mobile Force na batayo ya Bravo Mobile Force n'izindi zagiye ziyongeraho, ariko izo ebyiri nizo zatabaye mbere y'izindi. Aha ku murindi w'intwari hari inzu yitwa Arusha, ikaba yaritiriwe amasezerano ya Arusha. Niho abanyapolitiki ba RPF inkotanyi bahuriraga bakungurana ibitekerezo mbere yo kwerekeza mu masezerano. Insere ya kabiri, insere ni amasezerano, nimwumva mvuga insere mwumve ko ari amasezerano. Insere ya kabiri yabyaye icyitwa Arusha. Arusha iza hagomba kujya hagira abanyapolitiki bajya muri Arusha ba RPF n'abanyapolitiki ba leta bajya muri Arusha, noneho hakabaho third party ariyo intermediators bagomba kujya bakora iki, babahuza. Hanyuma kuri kote ya RPF rero bagomba kubanza gutekereza, ese leta iraza guba isaba iki, nitujya mu masezerano leta irasaba iki, ese twebwe turayisaba iki. So bakabanza kwicara hano bakabitekereza, bakaba bati leta ishobora kudusaba ibyo tudashoboye kubaha, natwe dushobora kubasaba ibyo batashobora gukora iki, kuduha. Noneho bakabanza bakareba akabalansinga, akavuga ati ibyo byose dushobora kuza guhurira hagati. Urugero nabaha ni nko kuri protocol yo kuvanga ingabo. Wasangaga leta ivuga ati twebwe tugomba kugira 80%, mwebwe mukagira 20%. Ariko wajya gusanga abantu murarwanya ndetse uranabarusha n'imbaraga, ariko bagezaho ko kugenera 20%, ahubwo ari wowe wakabaye bagenera. So haje kubaho rero kuza guhuza, baza kugera kuri 60, bagejeje kuri 60, RPF iravuga ati tugize RPA yacu ari 40 bakagira 60 ntacyo byaba bidutwaye. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, abagore n'abakobwa bakoze akazi gakomeye nko kuba abaganga, gucunga imari n'umutungo n'indi mirimo itandukanye. Ku murindi w'intwaro uhasanga inzu yacumbikiraga abakobwa n'abagore b'abanyapolitiki n'abasirikare. Mbibutsa yuko umuryango wa RPF inkotanyi wari ufite intara, izo bita intara, ibihugu byabaga ari intara. Hari igihe igihugu cyabaga gifite intara nk'eshatu cyangwa ebyiri. Iyi ngiyi turimo yari intara ya O cyangwa 0, kuko yari center of what? Center of gravity. Ahangaha niho izingiro ryari riri mu Rwanda. So abo bose aho bari rero bari bahagarariwe n'abadamu bakeya bajyaga baba muri iyi nzu. Harimo Leta Nyumba Roizia wari ukuriye finance, hanyuma n'abandi batandukanye, hari abanyamakuru, hari uwitwa Makire Mirenge, hari uwitwa Ani Gahongayire, hari bakoni bwiza n'abandi batandukanye bari muri politiki. Noneho abasirikare bo bari benshi, twavugamo nk'aba Rose Kabuye, Nuriat wari ukuriye Yankee Battalion y'abadamu. Towards the end
habayeho Yankee Battalion. Abadamu rero bose bakoze akazi gakomeye cyane mu kuba ba nurses, bari abavuzi, bari dancers, bajyaga babyina, amafaranga akaza mu buryo bwa fundraising n'ibindi bitandukanye. So mu buryo bwo kugira ngo tububahe, tunibuke n'imbaraga zabo bakoze, turimo gusana iyi nzu kugira ngo tuzashiremo ibyaranze imbaraga zabo mu gihe cyo kubohora igihugu. Kuri iki kibuga niho havukiye ikipe y'umupira w'amaguru ya APRFC. Ni naho hatangiwe amapeti ku mugaragaro, aribwo chairman wa High Command Paul Kagame yahise aba General Major. Hariya nanone niho hakiniwe umukino w'abakombozi na APR itsinda ibitego 2 kuri kimwe, igitego cya Jambani Ntagwabira na Red Captain Pimpidu. Hanyuma ikindi cyabereye kuri icyo kibuga ho muza kunyura nuko ariho haberaga drill and discipline, ibi bya gisirikare aho babyuka mu gitondo bagakora gwaridi marching, bakahaganira mu kutano, niho yaberaga y'abasirikare ba High Command. Ku murindi w'intwari na ahantu hanini hari ibimenyetso n'amateka by'urugamba rwo kubohora igihugu. Ni ahantu ho gusura umunsi wose bitewe n'ibikorwa byinshi bihari ndetse n'amakuru menshi y'urugamba umuntu ahungukira. Harimo kubakwa ingoro ikazaba ibumbatiye aya mateka yose y'urugamba rwo kubohora igihugu. Iyi ngoro yitwa Open Air Museum. Open Air ni hahandi utajya muri galleries gusa. Galleries ni ukuva mu cyumba kimwe winjira mu kindi, busobanuro buguhereza ikindi, ariko twebwe dufite museum irimo kubakwa izaba ifite galleries, ariko tukagira na external circuit iri haze y'iriya mize ho naho hagiye hafite amateka. Aha tugeze rero kuri iki kibuga cya basket, hakiniwe imikino ya volleyball na basket ijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, kuko muri 1991 hagiye havuka amashaka menshi. Ayo mashaka yifuje kumenya FPR, kuko propaganda ya leta yari yaragiye ivuga yuko FPR katari abanyarwanda, kari abagande, kari inyangarwanda, ko bafite imirizo, bafite amatwi maremare. Ibyo byose byagiye rero bijijisha abaturage, ariko amashaka amaze kuvuka agerageza kuza hano, abona FPR basanga ari abanyarwanda bagenzi babo, basanga bavuga ikinyarwanda, basanga na ndetse ibyo baharanira ari inyungu rusange z'abanyarwanda. Noneho batangira kubwira abanyarwanda bagenzi babo ko mu burya FPR ari umuryango w'abanyarwanda. Reka tugaruke gato kuri Radio Muhabura. Mu gihe cy'urugamba iyi radio yimukanaga n'ubuyobozi bukuru bw'urugamba High Command, aho bwabaga bwimukiye hose. Radio Muhabura yaje kwimuka iva mu Rugano ijyanwe Bungwe mbere yo gushiga ibirindiro ahitwa Kaniga, ni hafi yo ku Murindi. Aha ku musozi wa Kaniga haracyari ibimenyetso by'indake Radio Muhabura yakoreragamo ndetse n'iz'uburinzi bwayo. Twavuze ko radio rero yari ifite akamaro kanini cyane mu kurwanya propaganda yari iri kuri leta ya Habyarimana, yavugaga ko irwana n'inyenzi, hanini dastavuga ko ari abantu batesha agaciro. Ikindi cya kabiri yashoboraga gukangurira abanyamuryango ba RPF inkotanyi gukomeza kwitabira urugamba ndetse no kumenya amakuru y'urugamba uko ruhagaze, aho ingabo za RPA zimaze gufata, aho ziherereye n'ibikorwa ziherereyemo, ariko no gukomeza gukangurira abanyamuryango kuza ku rugamba no gukomeza guharanira kubohora igihugu cyabo. Inzira y'ubukerarugendo bukubiyemo amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda ireshya na kilometero 120 uhereye i Kagitumba. Ikora ku turere 6 ari two Nyagatare, Gicumbi, Gakenke, Musanze, Burera na Gasabo. Utu duce tuzatangira gusurwa na ba mukerarugendo mu mwaka wa 2021.